Amen. 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 Uzamuri ibiganza dushima Imana. Let's up the hand and we thank God. Hallelujah. Amen. Handitse ijambo ry'Imana yaravuze ngo ngewe The n'inzu writer of yanjye the scripture, me and my tuzakorera house Uwiteka. shall serve our God. Ariko inzu yacu But our n'umubiri wacu house wose is our body, n'amaboko yacu it's our hands, n'amaso yacu it's our eyes, n'imitwe it's yacu our head, n'ibirenge it's n'umutima our ndetse leg, n'ubwenge. it's our heart, it's our mind. Hallelujah. Amen. Dushima Imana yacu. We thank God. Hallelujah. Amen. Dushima Imana I thank God kuko impaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. this chance to share with you the word of God. And I thank also the readers kuko banyemereye ko mpagarara hano kugira ngo tuganire amagambo y'Imana. that allow me to stand here to share with you the word of Amazina God. yanjye nitwa cyane ku bashyitsi baje uyu munsi To the batanzi. visitors, some of you don't Nitwa know me. Josiane Mutamuriza. She's called Mutamuriza Josiane. Ndi umubyeyi w'abana batatu. She has three Hanyuma daughters. kandi ndi umukristo wo kuri uyu mudugudu. And she's a Christian in this Yesu branch. ashimwe. Amen. Hanyuma ikindi nshima Imana. And what I thank God again is Ndashima Imana ko uyu munsi yanshoboje guterana. that today God enables me to Nararwaye kandi cyane kwa gatanu ndumva. I felt sick last Friday, I think. Ndarwara pe. I was sick. Ndetse cyane. Yes, sick, seriously. Ngira umuriro mwinshi, ngira imbeho nyinshi. Shaka no kujya kwa muganga ariko to go to the hospital, but I took some imwe n'imwe ndayinywa. and I drink some. Ndwara mu nda mu buryo bukomeye ku buryo nagendaga nunamye. I feel pain really. Nibaza nanjye ibintu bibaye biranyobera. Ask myself what happened to me. Ariko nkomeza mu mutima gutekereza nkuko biri kose. I keep thinking my Ngomba heart. kuzajya guterana ku cyumweru. I have to come and save some Sunday. Amen. Ejo rero niriwe numva ari ukomeza mfite intege nkeya bigera ku mugoroba. I was weak, but ndavuga ngo reka nipime njye mu kazi ndebe. Let me test myself and I go to the ndashimira umwami Yesu ko yanshoboje kuboneka mu nzu yayo. Thank God because me. Give honor to our God. Amen. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Let's read the word of God. Turasoma amagambo y'Imana ari mu byakozwe n'intumwa. The book of the word of God, the book of Acts. Twatuje cyane uyu munsi ariko iminsi yose ntabwo isa. But in all days not the same. Kandi kutuza nabyo ni byiza. And being quiet is icyangombwa nuko umutima wo uba ukomeje kwinginga no kuba hafi y'Imana. What is important, the heart will continue to be in front of God. Amen. Turasoma ibyakozwe n'intumwa. In the book of Acts. Ibice 24. Chapter 24. Turasoma n'umurongo waho wa 16. And also verse 16. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 24. In the book of Acts chapter 24. Umurongo wa 16. And also verse 16. Twahageze? Are we there, all of us? Twahageze nsaba umuntu kudusomera niba twahageze twese. Are we here, all of us? Do we have someone to read for us? Reka dusabe Patrick adusomere. Let's request Patrick to read for us. N'ijwi rirenga twese duteze amatwi. With a clear voice, all of us here. Guhirimbanira kugira umutima utandega ikibi. Ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Amen. Amen. Niryo jambo ryonyine. Just that word. Dusomye ngo nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi. Try to have the beliefs. Ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Before God and before everyone every day. Yesu ni umamahoro atuma nyiranuka. Turirimbe twese. Tuyitangire. Let's sing together. Let's begin together. Yesu ni umamahoro atuma nyiranuka ajya mu bugingo nabwo unyizi byahiteka atuma nyiranuka ajya mu bugingo nabwo unyizi byahiteka. Yesu ni
Jesus bless you a lot. Dusomye amagambo y'Imana atari menshi. We learn the word of God which is not Ariko a lot. kandi ni na menshi. And so it is even a lot. Dusomye amagambo avuga ngo umuntu yafata no mu mutwe. May just take in your head. Aravuga ngo nicyo gituma mpirimbanira. That's why I always try Kugira umutima utandega. to be the heart which is right. Ikibi ngirira Imana cyangwa abantu. Before God and also to everyone. Yose. And also every day and every time. Aya namagambo yavuzwe n'umukozi w'Imana Paulo. This is the word said by the Paul. Igihe yaramaze gufatwa bamurega ibirego byinshi cyane. By the time really has been taken. Ndetse ngombwa ko bagira abantu bagenda bamushyikiriza. They took people bakurikije inzego kugira ngo barebe ko yahanirwa ibyo bari bamureze. Departments really wanted him to be punished. Paulo yafashwe n'abayuda bajyana ibirego byinshi. Together with the Jews with judgments. Kuri uyu mucamanza mukuru witwaga Feliki. This is judiciary called Feliki. Baramurega baravuga bati uyu muntu. He said that this man here. Tumufashe afite ibyaha bikomeye. He has different really. Baramubwira bati icyaha cya mbere. The first one. Tumufashe arimo agandisha abayuda bose bo mu mahanga yose. He makes all the Jews, the all nations to obey the king. Another one is the reader. W'igice bita icy'Abanazareti. Is the part called Nazareth. Bibaye ibirego bingahe? There are two. Barongera baravuga bati kandi ikindi. Another criminal is no umuntu uhumanya urusengero uko umureba gutya. Who brings bad things to the church. Baramurega bamubwira ibintu byinshi. Barangije igihe kiza kugera. Babwira Paulo kugira ngo yisobanure. Amen. Hallelujah. Amen. Paulo nawe ngo Paulo himself ajya kwisobanura imbere y'umucamanza mukuru cyangwa se umutware witwa Feliki. In front of the judiciary court. Atangira kwisobanura. Atangira kuvuga uburyo bagiye bamubeshyera. How they are telling lies. Ibintu bimwe na bimwe bagiye bavuga. Some of them they say it is not true. Ariko amaze kubivuga. But after he said. Ahita avuga ati ariko hari icyo nkwemerera. But something I accept. Hallelujah. Amen. Aravuga ati hari ikintu ndi bukwemerere. Mu byo abantu bavuze. What they said. Ubwo undi nawe ateze amatwi arimo arumva. And someone also is saying. Icyo yamwemereye ni ikirere. What he accepted. Yaramubwiye ati iyo nzira. This way. Bari kuvuga yitwa icyo gice bari kuvuga. This part they are talking about. Aho bari bamushinjije yuko ari umutware uyoboye igice kitwa icy'Abanazareti. Arabyemera aravuga ati icyo gice cyo bari kuvuga ndacyemera ko nkigenderamo kandi nkorera Imana y'abasogokuruza. Hallelujah. Ati kandi ikindi ati nanjye nemera ibyanditswe mu mategeko ndetse no mu byahanuwe byose. Arakomeza aramuhamiriza aramubwira ngo kandi iyo Mana niyo nkorera. This God is all that I serve. Kandi agategereza nawe. And also He's waiting. Uko n'abandi bose bategereje umuzuko w'abakiranirwa ndetse n'abakiranutsi. They seek for righteousness. Accepted of things. Amaze ngo kubyemera ahita ashyiraho iri jambo aravuga ngo nicyo gituma mirimbanira jyewe Paulo kugira umutima utandega ikibi cyaba icyo nagirira Imana cyangwa se cyaba n'icyo nagirira abantu kandi ibyo bintu bihirimbanira iminsi yose. I always try every day. Amen. Aha, this point here, it's a great word. kandi riri mu buhamya bukomeye bw'Umukristo. Harimo kandi ikindi kintu gisa nk'ikira. There's something you have boasting. Amen. Amen. Natekereje guhirimbana. I thought kugira umutima. Always to have the heart. Ndebira ijambo ryitwa guhirimbana. Always to try. Ese ni iki? What does this word mean? Israel bamwe dusomera mu Cyongereza icyo byashatse kuvuga mu Cyongereza. Let's read the Acts. Abantu bumva Icyongereza batega. Let's read in English. You may understand. Baza kugerageza kudushyirira mu kiwacu niko tujya tuvuga. You try to interpret in the book of Acts chapter 24 verse 16. Cyangwa ngo twumve guhirimbana icyo ugiye kuvuga mu Cyongereza. It says, let's read. This is why I always is right before God and before everyone. Bayumvise? Are you understanding? Ari umuntu wagerageza kudushyirira mu gitundu? Can you try to explain our language? Reka tubwire umusemuzi kuko nubundi byose arabyumva. Shyira mu gitundu twumve izira. Guhirimbana. Uko bisomye muri iyo Bibiliya. Okay, the way I read here in English, it says mu Kinyarwanda niyo mpamvu buri gihe
Mora ngerageza kubyo nizera gukora ibyiza imbere y'abantu. Mushakurekera gusubiramo gerageza. Niyo mpamvu buri gihe ngerageza kubyo nizera gukora ibyiza imbere y'abantu, imbere y'Imana ndetse n'abantu. That's what Bible says. That's why I always try. There's another version. Bible says very well. This is which vision is that? Let's see the book of Acts chapter 24, verse 16. The Bible reads, "So I always take pains to have a clear conscience towards both God and man." So I always take pains to have clear conscience towards both God and man. A clear conscience. To clear. A clear conscience. Bega nukuvuga ngo ni nko guhirimbana, ugerageza guhirimbana wirigarura Israel. Koresha irindi cyangwa ni mu buryo. Yego mushumba wacu. Hano uko byanditse aravuga niyo mpamvu nitoza ubwanje. Haleluya. Amen. Yego mushumba nta kandi kariho. Aho ni mu yihe Bibiliya? Okay. Haleluya. Murumva ko amagambo y'Imana yose avuga kimwe ariko agenda afite ukuntu acengera akanasobanura mu buryo bwimbitse mu buryo butandukanye. And explain different ways. Turi kuri iri jambo rero guhirimbanira. To this way to try or to have a clear conscience. Hajemo ijambo ryitwa n'ukwitoza mbese ubudasiba. Another way is to train yourself always try to put your heart. That's why I always try to put my heart to the things. I don't slumber. I always try to put effort. That's why I always fight and fight. That's why I use my body, the several things, so that I may have the heart without Ngirira Imana cyangwa se n'abangirira n'abantu. To people. Amen. Amen. Iri jambo rikomeye. This is a great word. Ni ijambo rikomeye cyane. This is really the toughest word. Hari ikintu umukristo wese akwiye kugira. One of the Christian may have. Umukristo bwe no mu nzira ye ijya mu ijuru. Christianity in his way to heaven. Hari intego akwiye kugira. You may have a target, you may have a. Hari ibyirato akwiye kugendana. You may have the boasting in you. Kandi hari n'ibihamya akwiye gutwara. There's also have to have the testimonies. Abakristo bakabanana cyangwa bagosheni dukwiye guharanira dukwiye guhirimbanira kugira ngo dutunge imitima itaturega ikibi cyaba icyo tugirira bene data turi kumwe hano ndetse n'abandi bari hanze ndetse n'abari kure ndetse haba n'icyo twagirira Imana, even in the front of God as well. Amina. Amen. Iri jambo, this word here, narisomye ndavuga ni iri jambo ko rikomeye cyane. I said that this word is really difficult. Nibuka amagambo ari muri Yakobo. Remember the word in the book of James. Ibice numva hari ari bibiri umurongo wa 17. Chapter 2 verse 17. Uvuga ko ngo burya n'abadayimoni bizera ko Imana ibaho. Even demons believe that God is there. Ndetse ngo bagahinda n'imishyitsi. Even they feel shaken. Bakanatinya rwose. Even they be afraid. Ibyo bintu abadayimoni barabizi. Demons even they know. Ariko hari ikintu abadayimoni. But there's all things badashobora no kugeraho, badashobora no gutekereza. Didn't even think about. Cyangwa n'isi idashobora kuguha. Even this world can't even teach you. Ishobora kukwigisha guhirimbana kugira umutima utakurega ikibi. Can't teach you to have the heart without abadayimoni ashobora kukwigisha. The demon can't teach you cyangwa kugushishikariza or to make you kugira umutima utakurega ikibi or to have that heart. Ariko umwuka mubi ushobora kukwemerera ko ushima Imana ukaririmba cyane. Birashoboka? It is possible.
cyane rwose You may sing a lot, ariko umutima ukwega ikibi but the heart ntabwo judges isi bad cyangwa things. satani ibyo bintu This ashobora world gutuma or Satan, ubitunga It ntabwo makes you bishoboka to have those things. niyo mpamvu That is why ushobora kugira utya ugahura n'umusinzi mu nzira you may meet someone who is drunken. ukimusuhuza agahita avuga ati When you greet ati him, murungu ni wa bwino that God is great. kandi God wenda is avuye good. no gusambana When is from those bad Aye. things there? ati murungu ni wa kifundo mwana wa God is merciful murungu God, murungu man of God. azashita azamushe kuri iwe God will do good things to you. njya mbona hari n'abasazi bagenda mu nzira ngo bahanurira abantu Even the twari man people tumufite who are ahantu twakoreraga ku gadeni hariya ku kiruru we had somewhere there. wasanga yatondesheje utwana mu nzira umurongo agenda dukora ku mitwe ngo aradusengera ngo araduhanurira yari umusazi arwaye abadayimoni aye He was mad. ariko ntabwo yari afite umutima But didn't have the heart. umubwira kugira ngo yirinde There's kugira him to ikibi pray, yagirira imana cyangwa abantu to may have the wrong things to people. To Amen. God. Amen. umuntu ashobora kubaho Someone may stay there. akabaho agakora ibyaha bitandukanye May commit different kinds of sins. akabeshya Tell lies. umva akariganya mwene se Just tell lies to your brother. yewe akaba umunyamahanga ukomeye May be a great ariko bad yaza mu person. rusengero akaririmba But he may come to church and sing ndetse agahimbaza cyane and praise God. ndetse about akavuga ubutumwa abantu bakihana And take the gospel, ariko adatunze people repent. umutima umubuza gukora icyaha Without that cyaba heart, icyo yagirira imana cyangwa stop abantu him really to Ibyo bintu know not bibaho to yemwe. sins of God to people. bibaho It happens. abantu rero dukwiye guharanira kugira uyu People mutima have to try to have this heart utaturega ikibi without judging as bad things ukagendana or wrong umutima things. wumva utaguhana Have the heart. ukagendana umutima wumva utagushinja Not have that don't defeat ariko aho bijya you. gupfira muri iyi minsi But when it is ubwira bad umuntu these uti days, say someone, nyabuneka ahangaha ntabwo bitwaye neza Here didn't even ati nta mutima ucira urubanza ariko There's no one really, no heart. ati nta mutima ucira urubanza rwose No ariko heart se that is me. wajya ugerageza ukambara gutya Can you try to dress like ati ariko this? hari umutima ucira urubanza There's kandi no nyamara heart to judge me. yagiriye nabi abantu benshi But he did bad yagushije things to a abantu lot of benshi people. He yewe makes ashobora people kuva to no mu rugo backslide. hari uwo mu rugo umubwiye ati ariko uwo mwambaro wambaye ntabwo ariwo He may tell someone ati will tell wajya you, mureba ibareba "Dress ariko bad ko ways." ibitabareba umuntu areba hirya ati genda He nta said, mutima ucira urubanza mind your own business. ariko reka dusabe imana kugira ngo dutunge But let request God give us the imitima heart. Give us the heart. itaducira urubanza Without having- itaturega ibibi without even byaba ibyo having the tugirirana cyangwa ibyo tugirira Even what we do imana ourselves, even Amen. God. Amen. nasomye bibiri irantangaza I cyane read the Bible. I was really surprised with this Bible. ndeba ubwoko bw'imitima buri muri bibiliya I see the kind of the heart in the Bible here. I was hari surprised. imitima myinshi There's myinshi a lot of kind of hearts. ntekereza ko mvuze gutya namwe murabitekereza I also with you think the same. tujya dusoma ugasoma ngo umutima mushya You may read the new heart. hari n'imirongo ya bibiri igenda ibigaragaza There's other verses in the ngo Bible nuko that ngo shows nzabaha umutima mushya I'll give you a new heart. uwo ni umutima kandi ni mwiza yemwe That's the good heart. ukumva undi ngo hari umutima ukiranuka There's the righteousness n'uwo heart. mutima ni mwiza ye It's a good heart. ukumva undi ngo hari umutima unezerewe There's joyful heart. ukumva undi wenda ngo ni umutima uhuye mwibuke mu byakozwe There's the n'intumwa heart aho bavuga ngo unity. nuko abigishwa bose The whole ngo bari disciples hamwe and kandi bahuje iki They umutima are together with the ubwo unity. nabo bari bafite umutima ugize ute They have one unity. ahandi ugasoma ukumva baravuze ngo And the verse hari we read and say umutima that unyuzwe There is the heart iyo which is yose ni satisfied. imitima n'iyindi myinshi myinshi It's mugenda the kind of the heart ni others may imitima think wakwise ko ari myiza that may call it so good. ariko hari aho bibiri igaragaza nayo But the Bible shows somewhere ikavuga ngo noneho hari umutima ugize ute ngo unangiwe ukumva baravuze ngo umutima unangiwe ukumva ahandi ngo ni umutima the heart ngo wakahebwe ukumva ahandi ngo ni umutima ugize ute ntabwo ibitekerezo byihuse nawe ngo agire undi avuga umutima umenetse ariko turawushyira mu mitima myiza iri this kind of heart gushakisha shall put in the uburyo yakora righteousness ibyo Imana heart ishaka and we want to do what God may want. ndimo ndavuga iyi mitima I mibi mentioned about ibidasanzwe this cyangwa kind se of heart itari mu nzira y'Imana as are not unusual ones. aha bakavuga umutima ukomeye nk'ibuye The heart which is strongest like a stone. iyo yose ni imitima iticuza There's the heart really ubwo doesn't bwose even iyo yose ni imitima have bibi God shows this kind ariko of the heart. But then ndebye Pawulo when I see this power here, nsanga I found that
tugarutse inyuma gato When it comes back, sanga Pawulo this power mu here mibereho ye ya gikristo in his life of no mu Christianity, buzima bwe bwa buri munsi in everyday life, yari afite ijambo akunda kuvuga agacaho umurongo that's the way it could kandi akarigira ubuhamya bwe iminsi yose and makes it as a testimony ariho every yavuze day. iri ngiri tumaze gusoma That's when he said this way. tugiye mu baroma ibice 9 umurongo wa mbere Romans chapter 9 verse 1. reka twihute marebe tuhasome vuba Let's go there and read quickly. turimo turavuga uburyo umukristo akwiye kugendana We will talk about Umutima. how Christians may have this heart utamurega ikibi without judging him, yaba ku bantu ndetse no ku Mana even to people and also kandi nawe God ubwe himself. akabigira ibyirato akabigira ibihamya Even himself, akabivuga to ubwe be as testimonies in him by himself. abaroma ibice 9 umurongo wa mbere Romans chapter 9 verse 1. wumva handi Pawulo yihamirije You nanone see where really Paul have Yaravuze ngo, testimonies. He said, ndavuga ukuri muri Kristo simbeshya ayumvise imvugo y'umuntu w'Imana you see the sense. ndavuga ukuri muri Kristo simbeshya kuko umutima wanjye uhamanya nanjye mu mwuka wera amen Amen. garukira aho ngaho I mean Christ. aha naho mu guhamya umutima we He had go to no guhamya uburyo yirinda testify muri byose how he did always try himself. ntabwo arimo ahamya amasengesho menshi He's not talking about ahubwo a lot of arihamya uko prayers. agenda mu nzira ze Just saying where aravuga he walks in ati his way. ndavuga ukuri jyewe Pawulo I'm simbeshya getting the truth, me Paul. I don't tell lies. kuko jyewe n'umutima wanjye And my conscience, uhamanya nanjye mu mwuka ruled Amen. by the Holy Spirit, agrees. twibuke Let's umukozi remember, w'Imana Daniyeli servant of God Daniel, igihe bamaraga kumuta mu rwobo rw'intare after they put him in the pit of umwami lions, Dariyo ngo hari ikintu cyamubayeho the king Darius happened to him. Dariyo ngo yaraye adasinziriye He's ndetse been ngo yiyirije ubusa the night ijoro without ryose cyangwa se sleeping. yaraye ubusa Didn't even kuko amanywa eat yari yariye wenyine because maybe the day he ate ariko ngo something. yarabwiraje But didn't eat kubera tonight ikintu cyari cyabaye kuri Daniyeli because of something happens to arangije ngo Daniel. mu gitondo cya kare But early in the morning, ntabwo yasinziriye ahubwo yazindukiye ku rwobo rw'intare he went ajya up kureba into the Daniyeli pit. Go and see Daniel. arangije ngo amubaza ijambo aramubwira ati Ask him, Daniyeli Daniel, mugaragu w'Imana ukundwa Servant of God, ese Imana usenga your God, yabashije kugukiza is he able to save you? amen Amen. wumvise ko yamubajije We said now we Daniyeli ngo ask him, asubize we when Daniel baravuga ngo yego said, nyagasani yes, my majesty. Imana yanjye My God, yafunze iminwa y'intare close nta the kintu mouth of the yantwaye lions, nothing kuko happened. nabonetse Because I saw kuko yabonetse agize ate as righteous. yabonetse nta cyaha afite imbere So y'Imana as righteous ngo in the front kandi of nawe God, imbere yawe nyagasani even in the front nta of you, cyaha my mufiteho majesty, there is no Amen. sin against you. Amen. ntabwo yigeze avuga ngo Did say yego that. mutware Yes, my Imana master, nsenga my God, I yafunze pray. iminwa y'intare ntacyo yantwaye Close ntabwo the yagarukiye aho mouth. Did stop ahubwo there. yarongeye yitangira ubuhamya Again, make aravuga ngo testimony. kubera ko nabonetse Because I saw nta kintu umutima wanjye ushinja righteousness in imbere my y'Imana heart ndetse before n'imbere God, yawe mwami before you, my niyo king. mpamvu nanjye That's Imana why yagiriye myself- neza ifunga iminwa y'intare God close up the mouth of this Amen. man. Amen. Imana rero God ishaka ko mu wants bintu us byose dukora in everything that we do. dusenge ni byiza We pray it is good. turirimbe ni byiza We sing it is good. dutange amaturo ni We byiza give offerings it's good. yewe bamaze no kubitwigisha They have been this to us. mu ijambo ryabanje They opening wait here. ariko byose dukora But everything that twongere we do, twigenzure turebe we can niba test ourselves duhirimbanira if we always kugira try imitima itaturega To ikibi have this conscious heart haba imbere y'Imana haba before imbere y'abantu. God and before people as well. ndi ku musozo But to come to my end, umuntu ubundi umuntu iyo umurebye when you see usanga humankind, hari ibice bine twavuga ku muntu we may talk 4 parts in humankind. umuntu Human being, agizwe n'iki gice nyine tureba cy'umubiri he has this part physically that we icyo ni see. igice cya mbere Is the first part. ibi twese turimo turareba All of us ariko we are seeing, turareba imibiri but we see this turareba body. igice cy'inyuma We kigaragara see the physical. hakaza It also comes igice another part. cy'ibitekerezo The mindset. cya kabiri The second one, igice cy'ibitekerezo the mindset. hakaza igice cya gatatu So now the third one is, aricyo gice cy'amarangamutima it's called the feelings. cyangwa aricyo twakwita emotion cyangwa You emotion may call it even feelings or emotions. sibyo yemwe Yes. tukongera tukajya mu kindi gice Another part also, twita igice cy'umwuka the spiritual part.
ibi bice rero bigenda biyoborana bikurikije uko bikurikirana. It leads to each other according to its level. Turagendana. Are we together? Ni ukuvuga ngo iki kiri hejuru cyane cy'igice cy'umwuka kiyobora ibi bice byose twavuze. It leads the kiyobora igice cy'amarangamutima, the emotional part, kikayobora igice cy'ubwenge, the mindset part, kikayobora n'igice cy'umubiri. even this physical body. Powerful part. Mwuka ari mwiza. The spirit is good. Mane humugisha abantu bajye bafata ibyigisho. May God bless them. Those who cyashize ntago bamwe twateranye. Last time we were ariko nabonye indirimbo baririmbye korari no kwigisha isubizaho. Ivuga ngo umwuka naganze. Let's the Holy Spirit is pleased. Umwuka rero naganze. Let the Holy Spirit byose. Spirit is above everything. Amen. Uyu mwuka rero ayoboye ibice byose by'umubiri twavuze. This is the kind of the part we mentioned ariko igice kindi nacyo but another part kiyobora kandi kikagira imbaraga. This is powerful as well. Igice cy'amarangamutima. It's the emotional part. Ariho turi bushyira kiriya kintu twavuze ngo umutima dukunda kwita ngo umutima. We so called the heart. Ukajya gukora ikintu ukavuga ngo kandi ngo umutima wari wabimbwiye. You do something that maybe my heart tells me. Kandi ngo umutima wari wambujije. The heart stopped me. Ngo umutima ngo urambwiye ngo ngire ibyo bintu byose biba birimo bibera hariya muki mu marangamutima hari. Is happening there in that emotional part. Hariya rero niho habera ibitekerezo byinshi bibi. It's where there's a lot of bad mindset. The emotional part. N'igice cy'ibitekerezo cyangwa cy'ubwenge. The mindset. Genda nko gusa. It's like the same. Ariko ntibisa neza. It's a similar but it's not the. Ariko usanga jambo ry'Imana ravuga ngo kuko mu mutima ariho havamo imigambi mibi. It's where the bad comes. You know that word? Ngo kuko mu mutima ngo niho havamo imigambi mibi. Ngo niho havamo kwica, ngo no kwiba, ngo no gusambana. Aho mu mutima ni hehe? Ni hahandi mu marangamutima twavuze. It's where in emotional side. Usanga rero aya ma emotions. You find this emotional side. Tuyobora kadutwara. Leads us and take us somewhere. Hanyuma uyu mubiri rero wo. And this body. Umubiri wo ni igikoresho cya byose. It's like a tool of everything. Kuko amarangamutima arakubwira ati. Because this emotional tells you. Ibyo byose ukwiye ukumva igizirari rikazamuka. Do you have desire something comes to you? Ubwo aya ni amarangamutima ka ari makora. Emotion that is working. Ndetse rwose rimwe na rimwe ukarwana nayo. Sometimes you fight with it. Umukakana intervene akakubuza. The spirit intervene and release amarangamutima kanga. Emotionally kugeza igihe ashyiriye umubiri. The time put this body. Umubiri ukagira ute ugashyira mu bikorwa iby'amarangamutima. And the body put in action for what the emotion what wants. Ariko Pawulo hano twasomye mu Baroma 9:1. Paul read this Romans 9:1. It says ngo ndavuga ukuri muri Kristo simbeshya kuko umutima wanjye uhamanya nanjye umwuka wera. And my conscience ruled by the Holy Spirit. Umutima wacu ukwiye guhamanya natwe ariko mu buryo bw'umwuka. To the spiritual. Bishatse kuvuga iki? What does it mean here? Iyo amarangamutima yacu if our emotional amurikiwe n'umwuka wera. Being shined by the Holy Spirit. Amen. Amen. Iyo amarangamutima yanjye yose. If my all emotional amurikiwe n'imbaraga z'umwuka wera. Being shined by the power of the Holy Spirit. It makes do the truth things. Ariko iyo amarangamutima but if your emotional amurikiwe n'umwuka wera. Not shined by the Holy Spirit. Uvuga ngo nshaka gukora ibyiza. That's why I find what to do. Good things but the bad things come in front of me. Yes, adufashe cyane. Make us help us. Kind of duty of working. Ariko Pawulo aravuga kubera nanjye iyo mirimo ndimo nkora kandi nkaba ntegereje no kugaruka k'umwami Yesu. Aribyo bizahesha abakiranutsi n'abakiranirwa kuzuka. Ibyo bintu bintera guhora mirimbana amanywa n'ijoro kugira ngo ntungane umutima utandega ibibi. Ese twebwe mu mirimo dukora ya buri munsi. In our daily workings every day, all of us. Aho twibuka no guhirimbana kugira imitima itaturega ibibi. To have that kind of heart. Ese ubu bibaye ngombwa ko uboneka hagati y'iteraniro rinini nk'iryo Pawulo yabonetsemo. You brought in front of the gatherings like Paul was there. Cyangwa bikaba ngombwa kuba nka Danieli. Maybe you be like a Daniel. Uko yajuguwe mu rwobo rw'intare. Was put in that pit of fire. Ufite ibyirato wakwirata. You have this one. Imana nayo iri mu ijuru ikabihamya. That God in heaven may accomplish. Imana yahamirije Yobu. Imuhamya imbere ya Satani. In front of Satan. Uramubwira ngo wamubonye umugaragu wanjye Yobu. Have you seen my righteousness? Uburyo yubaha Imana.
how he humbled himself to me, ndetse akagendera mu mategeko yayo and iminsi yose. obeys my commandments always. Imana ishimwe. Amen. Byose dukora, Everything that we hose do, tujya, wherever we may byose go, dutekereza, everything that we think, byose tubamo, everything that we always dukwiye do, guharanira, we dukwiye have always guhirimbanira, to try gutunga imitima, to have the heart itaturega ikibi. without judging cyaba us icyo badly. twagirira abantu. We may do it for people. Niba ugiye kuvuga imbere y'umuntu, If you go to banza speak utekereze in front of uvuge ngo people, rwose amagambo very ngiye well. gusohora imbere y'uyu muntu This way that we speak out in front of ntari this buze person, kugaragara nk'aho ahindutse ikibi kuri we cyangwa imbere y'Imana. that they become the bad things in front of him or God. Ese uyu muntu angiriye nabi kandi This koko man has birambabaje, wronged me. ariko se nk'umukristo But as a Christian, guhirimbana ku manywa na nijoro, trying day and night, aha nditwara ne ku buryo umutima wanjye How could- utari bundege ikibi. how could I behave in this way? Because my heart don't judge me in a bad way. Jya nibaza ntariko Sometimes I think myself, kubera iki rimwe na rimwe tuba nk'abantu b'ingwingiri tudakura ngo tuzamuke why sometimes we twigire don't imbere grow y'umwuka. up and we grow up in Tubiterwa the n'iki? spiritual way? Why? nkongera nkatekereza nkavuga ntariko Sometimes again I think and cyangwa mba say, narebye nabi. maybe I see in Hari bad umuntu way. ujya wibaza icyo kibazo nkanjye. Have you ever think that question? The Hari same umuntu question ujya ureba like me? akabona nk'itorero muri rusange. Si iyo mvuze gutyo When I see mba the nshatse church, kuvuga wenda GOSHEN, I don't mba mean nshatse GOSHEN. kuvuga ubukristo muri rusange. I just mean Christianity Nicyo in mba nshatse general. kuvuga. That's what I mean. ariko ukareba ubukristo But you see the ukongera Christianity, ukareba umwaka ukurikiyeho, you see the same ukareba way, imyaka 5, the 5 ukareba years, imyaka 10, the 10 years, cyangwa nk'iyo maze cyangwa n'iyo all ndamaze, the days I've spent or days I've naribuye kuba spent. mpagaze aha hantu mpagaze. But I'm supposed to stand where I'm standing here. Niki kituma nigira imbere ngo What nishyira ahandi hantu not makes ngira me ibindi to bintu singiye. advance and I receive other things new. Ariko nza gusanga But I found that niduhirimbana if you always try, ugahirimbana ngo iminsi yose you try always. That's what Paul said. ngo mirimbana iminsi yose, I always try. nuhirimbana iminsi yose, If you always try, ukabyuka uvuga uti ubu ngubu ngiye wake up that I'm going to school. kugira ngo umutima wanjye utaza kujya reka duhirimbanire, Let always try kugira umutima to have the heart utaturega. without judging us bad things. Ntekereza ko uyu mutima umuntu awufite If you have this kind of wakumva heart, nta rusika ufite hagati yanjye na you Isiraheli, don't have any bad Ntabwo. things between me and someone. kuko nakumva hari ikintu umutima ushaka kundega, I feel like in my heart ako kanya wants to say something nkagikuraho to me. kugira ngo nikomereze. I take it away and Nta muntu continue tuba my dufite journey. icyo dupfa, No one may have any problem nta with that muntu person. naba mfite ngo umbangamiye. No one may have Rimwe the tuvuga wrong ngo things. kanaka arancumuza, This one needs me to agucumuza say gute? how, in which way. Ngo kanaka ngo arancumuza rwose, Somebody makes ngo ntunteze satani we, ngo ntunteze satani, Don't call upon Satan to come ngo to me. ntunteze dayimoni. Don't call upon people to Aramuguteza come to gute me. se? How? Ahubwo uramufite, But you have ubonye him. akantu kamubyutsa gakeya, But you saw some ubwo nyine things to make ahita azura him umugabo. to wake up. Ariko uramusanga we. But you always have. Hari imvugo abantu bajya bavuga muri iyi minsi ngo Sometimes they say these ngo days, kanaka ngo nta shitani agira, kandi nta don't barokore have babivuga any Satan. Christians, they are the one that say ngo those things. kanaka burya ngo sha ngo nta shitani pe. There's Iyo no mvuze Satan gutyo in this rero person. biba bisobanura ngo hari n'abafite nde. It means that there are some people who have None se Satan. shitani turamwicarana When you sit with tumubane Satan, muri iyi nzira. put together with this Abandi way, b'inkwakuzi barimo guhirimbana uburyo Others, birinda ibyo they are bintu trying byose, to avoid those urumva things. tuzagera he? how far would we go? Izo rero Those things ni imvugo z'ubwenge that are saying for this z'abadayimoni mind, for demons, zituzaho kugira ngo zidukerereze, that makes us to be in the one ariko zidafite place, n'igisobanuro. but doesn't have any meaning. Imana iziturinde mu izina rya Yesu. May God really stop those things. Ntitukazivuge hano kabanana, Don't say those things in ntitukazivuge hano GOSHEN, In English, don't nta speak shitani those things. dufite. Don't have Nta Satan. nubwo dushaka, ahubwo uba umucumbikiye. Iyo uvuze gutyo uba umucumbikiye. If you say this one, he makes it Ariko twe come ntabwo instead. tumushaka, We don't nta want nubwo him. tumukeneye. We don't need him. Ahubwo reka twikomereze, But let us duhirimbane, continue. We always duhirimbane, try. We always try. kwezwa, dutunganywa, Righteousness. dukuraho Righteousness. byose bitubuza We kugenda, take off those dusiganirwe aho things to stop us. dutegekwa, We go- kugira ngo n'Imana That God iducire himself urubanza rwiza. may judge us in good ways. Mwanditsi w'ijambo ry'Imana yandika aravuga ngo Written of murasaba God, ntimuhabwe you kuko request, musaba don't nabi. have. Because we ask in the Dusaba wrong nabi way. kubera iki? Why? Dusabira mu marangamutima, We ask ariko through ntabwo this amarangamutima emotional, yacu aba yahamanyije n'umwuka. But in the emotional, don't Niyo combine mpamvu with the Bibiliya ivuga ngo spirit. murasaba ntimuhabwe. That's what I'm saying. Reka We request not dusabire to be mu given. marangamutima ariko agize ate yemeranywa n'umwuka. Let's request through this emotional combined Muri with the make Holy Spirit. dusabire mu mwuka, Let's ibyo request umwuka through ategeka the spiritual amarangamutima things. yacu tuba ari byo dukora. When the Spirit Ariko tells us our twigendera emotional, let's mu do that. marangamutima yacu.
Don't just use our tugiye emotional. gusenga Imana. We're going to pray to our God. Yesu abahumugisha. May Jesus bless you because of His word. Numva nanjye mfite iki cyifuzo. I also have this request. Kandi numva mbishaka I also want and also try always. Kandi Imana iragira ngo azadufashe kukaririmba n'akaririmbo ka Josiane. I request Fabien to come and help us to sing. Buriya nari nagutegereje Fabien. I was waiting for you to come. Hari akarimbo ka Josiane nkunda kavuga ngo There is one of the songs nkunda nyinshi ariko uyu munsi akaje nakavuga ngo ubwo Yesu ahari nzakomeza ngende. When Jesus is there, I continue to move on. Turaririmba igitero cya mbere gusa Shall na sing rokure. the first stanza and also the chorus. Abayizi bose turaririmba nk'uko bisanzwe Ariko turadufasha kuyobora ivuga ngo ubwo Yesu ahari nta bwoba mfite nzakomeza ngende. Igitero kimwe gusa na rokure kugira ngo twiririmbe dutuje dutekereze si imitima yacu twinjira mu mwanya wo gusenga Imana. Become the time to pray to our God. yahaguruka twihuse kugira ngo twubahirize igihe hanyuma tugasaba ko z'Imana barahari bakadufasha kwinginga Imana no gusenga. Karibu umuntu wumva yasaba Imana ati Imana nanjye mu mikorere yanjye ya buri munsi shoboza guhirimbanira gutura umutima utandega ikibi kuko ndakomeje ndataguza ndaza kandi ndazi iwawe kandi ndumva ntashaka kubivamo rwose sinshaka no kukureka rwose ariko nkomeza turasaba umushumba yigire hafi kugira ngo dusenge Imana and we pray for God kugira ngo adusengere. And pray for us. Mukanaganze 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 yo mukanaganze mukanaganze yo mukanaganze mukanaganze yo mukanaganze mukanaganze. Imana ibahe umugisha. May God
bless you, Lord. Bless the Holy Spirit free in our heart. We have that heart that God fills up with it. I may say this one is the testimony of a Christian. This is the testimonies of this Paul given out. But your testimonies of today, how is it? Sometimes we receive the word of God. After receive the word of God, you yourself, they may give you something. But for you, how is it? How is your testimony? Paul said very well that I always try to have the heart without judging me bad things. Before God and also before people. We give honor to our God. Is this your heart the same as Paul? But we have to try always to change our heart. Paul something enables him. It's just discrimination in the heart. He had God. God, give me a new heart. Give me another heart. Because the heart he had was powerful. Put him in the bad mood. Even the same applies to you. Someone you see this one. You just want to talk to someone. You may have desires until you have to commit sin. But I use my body's things. Said after I teach others that not seem like not being accepted. Amen. We are supposed to receive the word of God. Let us do what the word of God says. Job said very 31 verse 1. I promised with my eyes I don't desire to have it. To punish his body. To punish his body. You just punish your body. What does not allow it? Chapter 15, 16. Let the Spirit lead you. The Spirit leads you. You don't do what this body wants. You don't do what this flesh desires. May God help us. Let us pray together. But today, that God, I need to have the heart that humble to God. May God help us. May tell anyone here come and give us a testimony. As Paul said very well, he's not ashamed to say so. Everyone may find that he's not really being qualified. God doesn't hate a sin, but he hates sinners. After that, God give us strength to go. Give us the heart that is not the heart that is like a stone. May God help us. Request Jamari, come and pray to God. If God bless you, and may God bless the servant of God sharing with us.